reka nongere nguhe ikaze nanone muri Now You Know. Ngiye kubagezaho inkuru y'amateka yaranze Hellen Keller wakoze byinshi byiza bigiye bitandukanye kubwo guha agaciro no kuvugira abantu bafite ubumuga. Iki cyegeranyo cyateguwe na Shema Cedrick Mukimbiri, ngiye ugiye kukibagezaho nyita Yussuf Professor wawe nguhaye ikaze. Hellen Keller yavutse tariki 27 Kamena mu mwaka w'1880. Avukira ahitwa West Tuscumbia, Alabama muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mudamu ni umwe mu baharaniye uburenganzira bw'abantu bafite ubumuga. Yavukiye mu muryango ugizwe n'abavandimwe bane. Se akaba yaritwaga Arthur Keller na nyina we umubyara akaba yitwaga Keller, wari n'umukobwa wa Charles W. Adams, umwe mu bajenerali bari bakomeye muri Amerika. Akimara kuvuka, Hellen Keller amaze amezi 19 nibwo yatakaje ububasha bwo kumva no kureba, abitewe n'uburwayi butamenyekanye, nubwo bamwe mu baganga bagaragaje ko byaba byaratewe na meningitis cyangwa nanone bigaterwa na Haemophilus influenza. Iyi meningitis ikaba ari infection iyangiza ibintu birinda ubwonko n'umugongo, cyangwa nanone abaganga bakavuga ko biterwa na Haemophilus influenza. Ibi byatumye akoresha home sign, ibimenyetso cyangwa se amarenga, kugira ngo abone uburyo butandukanye bwo kuganira n'umuryango we. Ubwana bwe, umuryango wa Hellen Keller wagiye uyoborwa ku nzobere zitandukanye ngo zimufashe, ariko bikarangira nta gihindutse. Gusa nyuma yaje kwitabira ikigo cyitwa Parkland Institute for the Blind giherereye i South Boston muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umuyobozi w'icyo kigo witwa Michael Anagnas niwe wasabye Anne Sullivan, umwe mu bari bafite ubumuga bwo kutabona, amusaba ko yabera Keller umwarimu akanamufasha kwiga imvugo nyandiko n'ubundi bumenyi nkenerwa. Umunsi Anne Sullivan agera mu rugo kwa Keller hari tariki 5 Werurwe mu mwaka w'1887. Ni umunsi utazigera wibagirana mu buzima bwa Hellen Keller. Ni umunsi afata nk'isabukuru ye. Uwo munsi ijambo rya mbere Keller yahereyeho yiga ryari doll cyangwa se DOLL. Bivuze mu Kinyarwanda inyuguti imwe imwe ni da na o na l ndende na l ndende, wasoma nka doll. Ni ijambo rijyanye n'igikinisho Sullivan yari yamuzaniye. Gusa ubu buryo bw'imyigishirize ni uburyo bwagoye cyane Keller, ku rugero rwaho hari bimwe mu bikoresho bitanamaraga kabiri aho mu rugo. Muri icyo gihe Keller yatangiye kujya agerageza kuganira na Martha Washington, wari umwana w'umukozi waho mu rugo iwabo. Ku myaka 7 Keller yari amaze kunguka ibimenyetso 60 yakoreshaga aganira n'umuryango we, ari nako ashobora kumva ndetse akanatandukanyiriza abantu mu migendere yabo. Urugero, yabashaga kuba yakumva wenda ngi uri kubabwira iyi story Professor uko ngenda, agahita yumva neza imitambukire yanjye, maze agahita amenya uwo muntu uri gutambuka aho hantu cyangwa se umuntu uri kugenderera aho hafi yaho ari. Nibwo yasabaga Sullivan kumufasha gutandukanya n'ibindi bintu bitandukanye byo mu isi yo hanze, nk'inyamaswa, indabyo ndetse n'ibindi bitandukanye. Nubwo yagowe no kumenya ururimi rw'ibanze rw'amarenga, gusa ntibyamubujije kugira ijambo no kuvugira abafite ubumuga butandukanye. Keller yagiye yitabira amashuri menshi afasha abafite ubumuga guhera mu mwaka w'1888 muri Parkland Institute for the Blind, ari nako akomeza guherekezwa na Sullivan mu bindi bigo bitandukanye kuva mu mwaka w'1893 kugeza asoje mu mwaka w'1904. Ibi biri mu byatumye Hellen Keller aba umuntu wa mbere ufite ubumuga bwo kutumva no kutabona wakiriye impamyabumenyi y'icyiciro cya kaminuza.
Keller yasohoye umubare w'ibitabo 12 bikubiyemo The Story of My Life cy'igihumbi 1903, icyitwa The World I Live yasohoye mu gihumbi 1908, icyitwa Out of the Dark yasohoye mu gihumbi 1913, ari nako ashyira hanze ibindi byegeranyo bitandukanye byaje gusigirwa ikigo cyita ku bantu bafite ubumuga bwo kutabona kizwi nka American Foundation for the Blind kiri i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko nyuma haza kubaho ibyago byo kubura izo nyandiko zose aho zari zibitse ubwo hagabwaga igitero ku nyubako yari ndende kurusha izindi ku isi izwi nka Twin Towers ahari ku itariki ya 11 Nzeri mu mwaka wa 2001. Keller Adams yagiye ahabwa amashimwe menshi atandukanye aho yagiye yitirirwa ibigo by'amashuri, ibitaro ndetse n'imihanda itandukanye, kugeza naho ku itariki 14 Nzeri mu mwaka w'1964 yaje guhabwa umudari w'amahoro awuhawe na perezida wariho icyo gihe witwa Lyndon B. Johnson. Akaba yarabaye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu mwaka w'1963 kugeza mu mwaka w'1969. Akaba ari uwa 36 mu baperezida bayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu myaka ya nyuma y'ubuzima bwe, Keller Hellen Adams yagiye agira ibibazo byihariye bya strokes byatumye igihe kinini akimara imuhira. Ku itariki ya 1 Kamena mu mwaka w'1968 nibwo yasinziriye ubudakanguka apfira mu rugo rwe ku myaka 88 y'amavuko aho muri Eastern Connecticut muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nuko imihango yo kumushyingura iza kubera muri Washington Nation Cathedral, Katedrali ya Washington iherereye i Washington DC. Nyuma umubiri we uza kujyanwa mu irimbi riherereye Bridgeport i Connecticut muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ushobora kuba hari byinshi ubungukiye muri iki cyegeranyo cyatugaragarizaga amateka ya Hellen Adams Keller wagize uruhare rukomeye cyane mu iterambere ry'umuntu ufite ubumuga. Ndabashimiye cyane.